urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze. Ngewe ko nabyumvaga numvaga kwifata abasaza. Ubundi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID19. Kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku 100 ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM. Turabasuje kandi tubahaye ikaze mwese muteze amatwi ikiganiro ejo. Iki ni ikiganiro cya 30 mu biganiro 30 mwagejejweho n'umuryango Ejo Youth Eco ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID19 mu Rwanda. Nyuma y'aho icyorezo cya COVID19 kigereye mu Rwanda, umuryango Ejo Youth Eco ukoresha itangazamakuru hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari wabagejejeho ibiganiro bitandukanye hagamijwe gufasha ababyumva guhangana n'ingaruka za COVID19. Muri ibyo biganiro humvikanyemo ubuhamya bw'abantu batandukanye bavuga icyo bari gukora mu rwego rwo guhangana n'ingaruka ibikorwa byabo byagizweho n'iki cyorezo. Muri ibi biganiro humvikanyemo kandi inama zitangwa n'abasesenguzi, impuguke ndetse n'inzego za leta. Mu biganiro twabagejejeho twavuga nk'ikiganiro cyavugaga kuho wakura amakuru yizewe ajyanye n'icyorezo cya COVID19, uruhare rw'abakize COVID19 mu kurwanya iki cyorezo, uko abarimu bigishaga mu mashuri yigenga bari guhangana n'ingaruka bagizweho na COVID19 zirimo kumara igihe badakora, ubucuruzi buciriritse, uko urubyiruko ruri guhangana n'ingaruka za COVID19, abanyonzi, abamotari, abahanzi, amahoteli, imibereho y'abangavu muri iki gihe cya COVID19 n'ibindi. Ikiganiro cya none rero akaba ari nacyo kiganiro cya nyuma, tugiye kuganira ku ruhare ibiganiro twabagejejeho byagize mu gufasha ababyumvise guhangana n'ingaruka za COVID19 muri iki gihe urugamba rwo kurwanya iki cyorezo rugikomeje. Ese ni iki ibi biganiro bisigiye ababyumvise? Murabyumva muri iki kiganiro. Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma, Roger Nigena ahagarara iki kiganiro. Njye mugiye kubana mbagezeho iki kiganiro, nitwa Nicole Giraneza. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID19 mu Rwanda mu kiganiro ejo. Reka iki kiganiro tugitangire mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda, ahari urubyiruko ruhamya ko rwungukiye byinshi mu ngingo zagarutsweho mu kiganiro ejo kigamije kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka za COVID19. Uru rubyiruko kandi ruvuga ko aho rutangiriye kumva ikiganiro ejo rwahise rushinga itsinda rwise Ejo ni heza twirinda COVID19, aho rukora ibikorwa bitandukanye birimo gufasha imiryango itishoboye iri mu bice ruherereyemo. Reka tubumve, turagaruka mu kanya. Tumaze kubona ko icyorezo cya COVID cyaje kandi kitagomba kuduhungabanya, twishyize hamwe tubasha gushinga itsinda twise Ejo heza turwanya COVID19. Iryo tsinda rero ikintu ryaje kudufasha harimo nko kuba bamwe muri bagenzi bacu barahuraga n'ibibazo by'ubukene, ugasanga ashobora kuba yakeneye nko kugura nk'umwenda cyangwa se kugura nk'agatungo kugira agashyire mu bwoko kakomeze kamufashe, akabura ayo mafaranga yayakura. Twiha umwanya turaganira turi abantu 5 ariko ubutize ku 15, twishyira hamwe tuvuga buri muntu ajya atanga 500, noneho wowe ufite arenze 500 nk'igihumbi kugira koteze agatanga 1000. Kugira ngo mbyite ejo neza turwanya COVID19 nabishingiye ku kiganiro ejo nkurikira kuri radiyo Izuba nkuko nabikubwiye. Nabwiye bagenzi banyine rero nabona ko iki kiganiro ejo kije kandi twumva harimo ibitekerezo byiza byatwubaka cyane cyane nk'urubyiruko cyangwa abaturarwanda bari no hanze. Reka tukore itsinda hanyuma tuzanemo iryo zina ariko dushyira no kurwanya COVID19 kugira ngo duhuze n'icya kiganiro dukunda bijye bidufasha mu bwonko gutekereza. Kuko ikiganiro nikijya kigera saa 12 uzagitekereza na rya tsinda ryawe uvuga atanga gishaka kuncika reka nyikurikire nkuremo inyigisho kugira ngo zifashe bagenzi banjye. Ikintu nungutse mu kiganiro ejo nuko tutagomba kwirara muri iki cyorezo cya coronavirus, duharanira kubana neza n'ababyeyi bacu, tutitwara nabi kandi tukirinda inda zitateganyijwe. Twe twihuje hamwe dukora ikibina tukazajya twizigama amafaranga nubwo ari make ku bushobozi bwacu, ariko nyine turayizigama buri muntu buri cyumweru ni 500.
icyo kiganiro nacyungukiyemo byinshi pe, nari umunyeshuri narigaga, ariko maze kuza mu cyaro naje kumva icyo kiganiro kuri iriya nsanganyamatsiko yavugaga ngo twihangire imirimo. Naje kwihangira imirimo, ubu ngubu mbasha kubaho uduseke iyo ndi mu rugo iwacu. Ubwo rero mu by'ukuri ndumva byaranyunguye byinshi, kuba covid yateye ntabwo yatumye wenda ariko nkukirwamo n'ubukene cyangwa se kuba ntari ndi ku ishuri ngo bitume bisubiza ubwenge bwanjye inyuma. Nashatse kandi karimo nkora ku buryo kagumya kanyungura mu bwenge kandi nkakuramo n'agasabune. Mu kiganiro ejo nyine uko bari abana bakomeje kugenda babikina mu matiyatire muri Sigasira, byatumye nyine na bagenzi bacu bagenda babyumva, nyine bituma babishyira mu bikorwa, nyine bari gusura. Ubu ngubu ibintu biragenda neza, urubyiruko rurumva nta kibazo. Ariko ikiganiro ejo cyaziye igihe rwose ni cy'agaciro gakomeye kuri njyewe, kuko bitewe n'uko nari maze gucika intege numva ko iki cyorezo kije, wenda bizinesi nakoraga yacika intege igahagarara, cyangwa se abaturanyi banjye numva ko nta kintu twaba twongeye kuguraho cya bizinesi, ariko ikiganiro cyaje kikaturemera agatima, byaramfashije kuri njyewe. Hano ukuntu umuntu yakoraga ubworozi yorora akavuga ati se ninorora agatungo nzamenya kukajyana mu isoko gute, nzaca he, ese amafaranga nzabona nko kujya bisanzwe. Ariko ikiganiro cyazenye cyatwigishije ku buhinzi, naho umuntu yavuga ati se ko ndaguma mu rugo bayizanye umuntu azabaho gute. Ariko aho iki kiganiro cyaziye byaradufashije cyane, kuko kiduha avantage, kiturema agatima, ahubwo kikadushikaza twumva ko n'ubundi nanjye ngomba kumwigisha nkabiyambere, ko bitewe n'uko nakurikiye ikiganiro ejo. Turabashimiye aba badusangije ibyo bungukiye mu biganiro twabagejejeho. Nawe wifuza kudusangiza icyo byagufashije cyangwa se ikindi bifuza, watwandikira kuri 0787 58 14 11 cyangwa se kuri 07 28 02 82 32. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter, wandika Ejo Youth Echo bifatanye. Muri ibi biganiro twagiye twumva uduce dutandukanye tw'ikinamico Sigasira, ndetse kuri uyu munsi tukaba tugiye kumva agace ka nyuma k'iyi kinamico. Reka tukumve. Iyumvire igice cya 30 cy'ikinamico Sigasira. Duherukana Nkusi bamusanzemo COVID19 ariko yanze kuvuga abo bahuye. Mukesha we yarababajwe nuko abayobozi b'inzego z'ibanze bamanutse baje kureba uko amabwiriza ya COVID19 akurikizwa muri Cyarutare, ngo biramwicira umubyizi. Bimeze bitubu wicikwa. Alo? Waramutse mukeye? Mbonye wambipye na amahoro? Urebye se amahoro nari nababuze mwese, ariko ubwumvugishije mbere ya Methode reka mugutumeho. Methode se ubu ntiyagiye kuri koperative ra? Kuko ubugeni ibereye mu gasantere ndi gushakisha amabutike nzajya ngemurira ibishyimbo byanjye n'ibyera. Ahubwo se di ubu namwe sinajya mbazanira ra? Yewe ndakumva. kuri koperative harakenze, ndetse n'amaduka yose akikije bayafunze. Turashize kubera iki? Ruzinda n'abamusanzemo korona. Biba ngombwa ko nanjye avuga mu bo bahuye. Urabyumva ko bagombaga kwerekeza no kuri koperative. Abakozi bose bari mu kato, gusa Methode niwe ubura kuko baje kudutwara nta mutuzo. Ahubwo umubwiriye yitanga kimwe adakomeza kuyikongeza n'abandi. Meto, wanshyurije wa mutima mama yankoreye. Oya byuka nkujyane kwa muganga Kayita. Ubwo se habaye harimo na malaria? Oya yewe ndaza gukira. Kuko n'ubundi ndumva ngenda nkira buhoro. Uko ejo nari meze siko nkimeze. Ariko Meto, ubu kuko ubuze kunzanira umuti none wigire kuri WhatsApp. Ayiwe. Yes we. Ibi bintu banyoherereje ubu n'ukuri we. Aya makuru ubu niyo we. Ye baba we. Dorera umubare w'abanduye ukuntu ngana. Hapfuye n'undi muntu. Kumba n'uwapfuye se bashizeho ifoto ya Nkusi. Reka nsome numva. Ye baba we. Sha ni Nkusi. Nta kuntu korona itari kumwirenza n'iriya virusi itera sida yaramaranye igihe. Gusa Meto. Sida nyine. Nanjye ndapfuye. Urapfuye? Niba ari Nkusi wapfuye nanjye ndapfuye we. Nkusi se wowe mwahuriye? Ayiwe. Nkusi yari sheri wanjye. Ntibishoboka. Kandi twari turi kumwe ejo bundi mbere y'uko ndwara we. Mva neza. Yari yambujije kuzakubwira ko dukundana. Baba we. Meto, ndakwinginze ntubibwire mama tiyahura.
nari nabeshe nzi ko umunyura gisaka n'umusave bizambura nari nzi ko ndwaye gripe gusa ndwaye korona ndwaye sida ubanza naratwite mu njyane kwa muganga ntibishoboka. ngahore metode aguye amarabira Kayitesi wese izi ndwara zose arazirokoka. Icyaro utari igikuba kiracitse agasantere kose bakajyanye mu kato kubera gukerensa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Naharurema bakunze ibikinamico sigasira tubashimiye uburyo mwayikurikiye muri benshi. Akaryoshye ntigahora mwitama. Imana ibarinde. Reka twese hamwe dusigasira amagara yacu. Ntaba ari nge cyangwa wowe ukwirakwiza COVID-19. Nyuma yo kumva agace ka nyuma k'ikinamico sigasira, muri studio ndi kumwe na bamwe mu bakinnyi bakinnye muri ikinamico. Mbere yuko ariko batwibwira, reka mbasabe babanze badukinireho gatoya kamwe mu gace kabashimishije muri ikinamico sigasira. Ese mama, ubu kagapfukamunwa gasa gutya ko kurakambara ukumva nta kibazo ufite? Bitwaye iki se? Ego komana. Murakoze cyane. Reka noneho dutangire mutwibwira. Nitwa Nyirarukundo Beatrice, muri sigasira nakinnye nitwa Dansira. Yego. Murakoze, nitwa Umuhoza Nahaya Nice, muri sigasira nakinnye nitwa Kayitesi. Yego. Mpereye kuri Beatrice nifuzaga kukubaza, muri ikinamico ya sigasira wakinnye usa nkaho utumva neza ibijyanye na COVID-19. Ese ubwo turi gusoza imyumvire yaba yarahindutse? Tuganirize tubwire. Nyine ingamba zose zo kwirinda icyo cyorezo narazimenye. Nkaraba kenshi intoki, nkashyiramo intera igihe ndi kumwe na bagenzi banjye. Yego. Hanyuma ngarutse kuri Kayitesi. Watubwira nawe. Ego, Kayitesi ukuntu yakinnye ari umwana utumvira ababyeyi mu gisibo cy'icyorezo kitwugarije ariyo COVID, ariko ntago yashaka kumva ko no muri icyo gihe ashobora kuba yakiga agasubira mu masomo. Imyitwarire yarahindutse cyane kubera ko kumenya gukaraba neza cyane kenshi gashoboka, kwambara agapfukamunwa neza, ndetse no kumenya kutarangara, kutajya mu bihe bibi nk'urubyiruko, kumenya ngo ndita ku babyeyi, ndita ku masomo kugira ngo nzasubireyo meze neza, ndetse nkirinda no kuba nasamara kugira ntazakuramo inda zitateganyijwe, kugira ngo ntazakuramo sida, ibintu nk'ibyo. Tugana ku musozo rero nifuzaga n'ubundi kongera kubabaza ikindi kibazo. Birasa nkaho ubuzima busa nkaho bwagarutse ugereranyije n'igihe iki cyorezo cyatangiriye, ariko ntago icyorezo kirarangira. Noneho nubuhe butumwa mwaha abaduteza amatwi kubijyanye no kwirinda? Kubijyanye no kwirinda, urabona niba tugize amahirwe abana bakaba basubiye mu mashuri, tugomba gukaza ingamba kugira ngo ejo abana batazatugarukira habaye ikibazo runaka. Natwe rero aho turi twese tugomba gukaza ingamba zo kurwanya iki cyorezo kuko gifite ingufu. Tutagihaye umwanya ngo natwe tubone ko ari icyorezo gikaze tukakijenjekera, byaba ari ikibazo. Yego. Nanjye ikintu nagira inama abantu bose gukomeza kumva inama z'ubuyobozi bw'ibanze. Niba bavuze ngo ahangaha ntihemerewe kuhagerwa, yenda hari uwabonetse arwaye COVID, mukabyumvira. Gukomeza kwirinda, kwambara agapfukamunwa neza aho waba uri hose ukakambara neza, gukaraba intoki kenshi ukoresheje isabune kandi n'amazi asukuye, gukomeza guhana intera hagati y'abantu muri kumwe. Twese ni uruhare rwacu kwirinda no kurinda bagenzi bacu. Yego. Murakoze cyane Beatrice ndetse na Anaïse, mwakoze kwitabira ubutumire bwacu, kandi namwe inama mugiriye abandi namwe mugende mukomeze muzikire mu bikorwa. Murakoze cyane. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro ejo. Muri studio nakire mugenzi wanjye Christelle Wikeza akaba agiye kutugezaho ibitekerezo byanyu. Gendagaruka tugana ku musozo w'ikiganiro cya none. Niko rakoze kuma ikaze rero bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye. Uyu munsi wa none ntabwo ndi njyenyine, naje ndi kumwe n'umukunzi w'ikiganiro ejo, yatangira bibwira. Murakoze, nitwa Nzabazimana Teresfor, nkaba nkunda ikiganiro ejo. Teresfor, mu biganiro wakurikiye ni bihe biganiro wakunze wasangiza abadukurikiye? Mu biganiro nakunze hari kuganira ku ngaruka z'abana z'abafite ubumuga, uburyo baba bahuye n'izi ngaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus, n'abanyonzi batwaraga abagenzi ku magare, numva barahuye n'ingaruka zikomeye cyane.
izindi nsanganyamatsiko numvise ihohoterwa rikorerwa abakobwa b'abangavu. ese noneho tukugarukeho ni nayahe masomo bino biganiro byagusigiye? Amasomo ibiganiro byansigiye kandi n'ubu ngubu bikinyubaka ni ukwizigamira. Icya kabiri kandi ni ugukomeza kunoza isuku dukurikiza amabwiriza duhabwa n'abatuyobora. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro ejo. Bakunzi b'ikiganiro reka nkomeze n'ubundi butumwa. Ezekiel Hakizimana uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati nakunze ingingo mwagarutseho byatumye menya uko impande zitandukanye zitwaye muri ibi bihe bya COVID-19. Naho Uzambazimana Samson uherereye Kimisagara mu karere ka Nyarugenge yagize ati amasomo nakuye muri ibi biganiro icyambere numvisha ingaruka za COVID-19 zitandukanye zageze ku mibereho y'abanyarwanda. Yasoje ubutumwa avuga ko amasomo yungutse yatangiye no kuyashyira mu bikorwa harimo kwizigamira ndetse no kungurana ibitekerezo n'abandi mu kwishakamo ibisubizo. Shyaka Steven uherereye mu karere ka Gatsibo yagize ati nakuyemo amasomo menshi bivuye ku nsanganyamatsiko zitandukanye zanyeretse uburyo abanyarwanda bari mu bice bitandukanye by'igihugu bahanganye n'ingaruka zabagezeho. Muyoboke Jean d'Amour uherereye Kanombe we yagize ati isomo nakuyemo ni uguhindura imyumvire ivuga ko kwambara agapfukamunwa bihamanye n'ijambo ry'Uwiteka. Nasanze ari ukwibeshya cyane kuko COVID-19 ni icyorezo buri wese agomba kwirinda akurikiza amabwiriza y'inzego z'ubuzima. Naho Sezibera Isaac we yagize ati isomo rikomeye nakuyemo ni inshingano zanjye mu kugira uruhare mu kwirinda COVID-19 nkurikiza amabwiriza y'inzego z'ubuzima. Nyandwi Emmanuel uherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera yagize ati muri ibi bihe kubera ingaruka zitandukanye za COVID-19 nasanze mu kwisanzura mu gutanga ibitekerezo ku byakorwa mu guhangana n'ingaruka za COVID-19 ari inshingano zanjye nk'umunyarwanda. Sabagasani Jean Claude uherereye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Tumba yagize ati nishimiye inama mwatugejejeho ku ngingo zitandukanye kuko ziri kumfasha cyane mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Naho Uwimana Jean de Dieu uherereye mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karama yagize ati amasomo nungukiyemo mu biganiro nk'umunyeshuri muri ibi bihe bya COVID-19 ni ugutangira umushinga wa nteza imbere. Natangiye ubuhinzi bw'imboga n'imbuto nagiranye n'ibiganiro n'ababyeyi kuko nasanze nabyo ari ingirakamaro. Sengimana Martin uherereye mu karere ka Gisagara yagize ati nk'urubyiruko isomo nakuyemo ni ukugira uruhare mu gushishikariza abandi gukomeza kwirinda bakurikiza amabwiriza, gufasha ababyeyi mu bikorwa bitandukanye. Jean Baptiste Nyawe uherereye mu karere ka Gisagara yagize ati isomo nakuyemo nk'urubyiruko ni ukwishakamo ibisubizo nkatinyuka kwihangira umurimo wanteza imbere mu guhangana n'ingaruka za COVID-19. Naho Mvuna Bandeza Fana ati isomo nakuyemo ni ugukomeza kubigira inshingano kwirinda COVID-19 nkurikiza amabwiriza y'inzego z'ubuzima. Reka mpinira ubutumwa kuri Nshimiyimana Jerome uherereye mu murenge wa Rusenge aho yagize ati naje gusanga umurimo wose wakora ubyara inyungu wamfasha guhangana n'ingaruka za COVID-19. Bakunzi b'ikiganiro ndabashimiye cyane mwebwe twabanye muri ibi biganiro bigera kuri 29 mwe mwadusangije ubutumwa mugahamagara ndabashimiye cyane. Nicole wasubirana ijambo. Arakoze Christelle Wikeza kutugezaho ibitekerezo by'abakunzi bacu. Aha rero akaba ariho dusoreje ibiganiro twabagezagaho bigamije kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka za COVID-19 mu Rwanda. Nshimiye mwe mwese mwabanye natwe muri ibi biganiro ndetse namwe mwese mwadusangije ibitekerezo ku nsanganyamatsiko zitandukanye twaganiriyeho. Mboneyeho no gushimira abanyamakuru bamfashije kubategurira no kubagezaho ibi biganiro byari bihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Twese hamwe dukomeze kwirinda icyorezo cya COVID-19 twambara neza agapfukamunwa, dukaraba intoki kenshi n'amazi meza ndetse n'isabune ndetse tunasiga intera ya metero hagati yacu n'abandi. Tubifurije ubuzima buzira corona ari nako mwigobotora ingaruka zayo. Nge nitwa Nicole Giraneza, mwarakoze kubana natwe. Urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirusi? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze. Ngewe ko numvaga ko ifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko bishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho.
ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo izuba ivugira ku 100 ndetse na radiyo ishingiro ivugira ku 107.5 FM.